neza nishe mukakira tugiye kwana mu kiganiro tugiye gukorana na bagenzi bacu dutanga ni ikiganiro kigiye kuyitambuka kenshi mu byiciro zireza ko muzagikunda kandi mukakishimira. Ni ikiganiro kivuga ku buzima ku rubyiruko ndetse bidutegurira kuzajya mu ngo zacu mu minsi iri imbere. Ngiye rero muri kumwe nishe mukakira hano hari abandi barabibwira rero kuri mushya dutanga. Murakoze nitwa Ivan Uwase ngiye tugiye kubana. Nanjye amazina yanjye nitwa Mihigo Loïque turaba turi kumwe muri iki kiganiro. Aba bantu turi kumwe aha ngaha rero muri uyu mwanya bazagenda badufasha mu bice bizakurikiraho ndetse kandi nzi neza yuko ari abantu bagutse mu bitekerezo bazadufasha muri iki kiganiro. Amakuru yanyu mu buzima busanzwe bumeze mute? Iby'ubuzima busanzwe bameze mu buzima busanzwe uko tubayeho nyine akenshi na kenshi hagiye bihinduka hari igihe bidahinduka n'ubwo buzima. Ese ko isi yahindutse natwe ubuzima bwacu bwahindagurika umunsi ku munsi cyane. Hari umuntu ushobora ndabajije undi amubaza ngo amakuru y'iminsi ahita amusubiza ngo uzabaze iminsi zizakubwira amakuru yawe. Uko iminsi ihinduka rero ni nako ubuzima bugenda buhindagurika ndetse no kuntu abantu tubayeho. Ntekereza ko bamwe bavuga ko isi uko isaza ibihe bihinduka n'umuco ugenda gute uhinduka. Rero ndagira ngo naho ngashaka ko tuza kuganira sinshaka ko tuza kure y'aho ngaho umuco wacu. Ese iyo umuntu avuze umuco Ivona ibyo mute? Umuco ni ibintu biranga uko ndivuga cyane ni ibintu biranga community cyangwa se ako gace uri igihugu kigira umuco wacyo, agace runaka cyangwa akarere kagira umuco wacyo. Umuco ni ibintu biranga abantu batuyeho. Iyo umuntu avuze umuco sibyo akenshi dukunda kumva imyifatire n'indangagaciro z'ahantu ari. Ese wowe nk'umunyarwanda umuco wumvute? Groupe runaka cyangwa sosiyete runaka cyangwa itsinda ry'abantu runaka bashobora gutora amahame bakavuga ngo twebwe tuzatugendera muri aya mahame, tuzajya twirinda iki ngiki tugikore nicyo cyiza kitubereye. Rero ibyo ngibyo birinda ndetse n'ibyo bakora ndetse n'uburyo babanamo ayo mahame bihaye, ibyo ngibyo nibyo bita umuco. Rero abanyarwanda bafite uburyo babayeho, bafite uburyo barya, bafite uburyo bashyingiranwa, bafite uburyo bashyingirana. Ubwo ngubwo ibyo ngibyo nibyo bita umuco. None se iyo bavuze ngo umuco ugenda ucika warahindutse, akenshi na kenshi bakunze kuvuga ko urubyiruko ari twe duca umuco cyangwa se tugahindura umuco tukaza imico y'ahandi tukazana umuco wacu. Murabibona nawe ibyo bintu ku basore cyane nshaka ko tuza kwibanda kuko turabasore hano barashaka se muri mwebwe ntawe ariko biri mu nzira. Dukunze kuvuga ngo nta gikwe gihari ariko ndizamwe gihari. Uvuze kuri icyo kintu cy'igikwe ni vuba se? Tuzabimenya mu minsi iri imbere. Loïque we buriya naracyabitekerezaho. Rero turacyari ku muco. Hari ikibazo dushaka kubaza Loïque. Uri umusore yego ndetse uko tubivuze mu minsi iri imbere ntamenye icyo Imana igutegurira umuntu wabona hari uko bigenze sibyo? Ugira inshuti z'abakobwa? Zirahari ni nyinshi. Zirahari ku buryo nahitamo inshuti nyanshuti. None se iyo ugiye guhitamo iyo nshuti nyanshuti, inshuti magara cyangwa inshuti y'akadasohoka, reka tuvuge iyo nshuti nyanshuti ugendera ku ki? Cyane iyo umuntu agiye guhitamo inshuti ndivuga aho ngiye ku bwanjye, mbanza kureba niba koko iyo nshuti hari ikizangezaho, nkareba niba hari ikizanyunganira mu byerekeranye n'ibitekerezo, nkareba niba inyumva ibasha kunyumva kuko buriya inshuti mudahuza nta kintu mwageraho. Iyo muhuza kandi nkabanza kureba niba anakurura amarangamutima yanjye,
kuko nicyo ngicyo ukireberaho. aho hantu rero iyo nshuti ibasha gukurura iki Amarangamutima. amarangamutima yawe. none se akenshi na kenshi twifuza gutanga guhabwa ibyo tudatanga, sibyo? wowe urifuza inshuti izabasha gukurura iki amarangamutima yawe. mbese wowe ibasha gukurura amarangamutima, uba ubasha gukurura amarangamutima ye? Yego, iyo ugiye guhitamo inshuti burya biragoye kugira ngo ukunde umuntu utagukunda. Iyo umuhisemo ukamuha proposal yawe akayemera, iyo ayemeye ni ikigaragaza yuko koko nawe ugukurura amarangamutima yiwe. Rero iyo abyanze umuhaye proposal ntabyemere, ni ukuvuga yuko mu marangamutima ye nta na gato bugeraho. hari akantu wari uvuze ngo biragoye gukunda umuntu utagenza gute utagukunda. kore ubu ngubu icyo kintu kireze cyane mu rubyiruko. akenshi usanga dusigaye ku basore ukunda umukobwa ariko bitewe n'icyo we yifuza kukubonamo akakwereka ko agukunze, nawe ukagenda muri uwo mujyo, sibyo? ibyo urabizi ko bibaho cyane. muri make icyo ndashaka kuvuga, abakobwa bakunda ibyo dufite kuruta twebwe abo turimo. Yvonne ubyumva ute? kuki wumva ko bakunda ibyo mufite se batabakunda? impamvu ndaguha urugero. ushobora gusanga umukobwa afite abahungu batatu bakundana, bari kumwe nawe, abwira ko akunze, bo ubwabo bakizera ko agenje gute bari kumwe muri relationship, sibyo? abategereje ikizavumbuka mbere akaba aricyo agenda gute aricyo afata. muri make mbaye ntafite ubushobozi sinemerewe gutereta, sinemerewe gukunda. dusobanura ko iyo ni imico dukunze kubona kenshi na kenshi ku bakobwa. ntabwo ari bose. umuhungu udafite ubushobozi afite amarangamutima, afite uburenganzira bwo gukunda. kandi noneho wundi ubufite nawe hari suppose yo gukunda, ko urukundo ni amarangamutima. gusa nawe wumva utari ebo yo kuba wakunda uwo muntu ku rugero ubyumvaho ubishakaho, byaba byiza nyine ubyihuse, aho kugira ngo hari ukuntu umuntu udafite ubushobozi, reka udafite amafaranga, nawe aba ashembye kuri we, akumva nyine ntabwo ari ready yo kuba yakunda umukobwa. arebye wenda urugero akakureba akabona ufite umukobwa mukundana, ufite uburyo umwitaho, none we akitinya, bavuga ati njyewe nta bushobozi mfite bwo kumukorera nk'ibyo cyangwa mukorera. nk'uwo rero utarabuhuka ngo yumve ko ari ebo yo kuba yakunda umukobwa, yabyihorera. wari umajije ikindi cyo kuvuga ngo abakobwa bagira inshuti nyinshi kubera bitewe n'icyo babona, kandi icyo gishimangira bitari bati Loïc afite ukuntu ameze, sibyo? Shemu ntabwo biragenda neza, reka bose bimba afite Shemu ni umwana mwiza, afite imico myiza, Loïc afite amafaranga, ariko nta bindi bibaho. katurushaho kucyagura kibe kinini cyane, kuko Yvonne yagifashe nk'ikintu cyoroshye. umukobwa ashobora gukunda umusore bitewe n'uko afite imodoka, azajya amuvana mu mujyi imvura yaguye, agakunda undi musore kuko ari bogari, kuko nibasohokana azaba agaragara neza mu bantu, agakunda undi avuga ngo uyu nguyu arekura inote, arekura inote nayo gupfa ubusa, nayo guterera inyoni aratanga. rero bigatuma umukobwa agira inshuti nyinshi. ibyo ngibyo si byo byiganje muri iyi minsi ya none. biriho, ntabwo nabihakana, kuko hari ibyo mbona bimeze gutyo, ariko uwo mukobwa umeze gutyo aba atarafata navuga nk'icyemezo, kuko ntabwo bazabana ari batatu. Loïc ameze nk'arimo kugushinja muri mwanya